Oyesi reka dutangirira aho twari twasoreje. Ubwo nibwo twasize Ekuro wagiye kuba yagenda ariko uwamureze atangira kuba yamubwira ati hagarara aho ngaho urimo urajya he. Ubwo nuko nguko n'umukobwa nawe yese ahindukira aramwitegereza utyo amubwira ati bite byawe, urimo urambaza iki, urimo uranshakaho iki. Ubwo nyine nuko nguko yahindukiye yitegereza wa mugore wamureze urimo uramwiyitirira ngo ni umubyeyi we kandi arimo arabeshya. Ubwo yatangiye kuba yamubaza ati urimo uranshakaho iki, ni iki urimo urambwira. Ubwo yahise amubwira ati fata umwana wawe umujyane, nta mpamvu yo kuba wamusiga ahangaha. Ubwo niko yahise amunagira umwana amubwira ati mufata umujyane. Ariko umukobwa nyine akirebera umwana, undi nawe akamubwira ati ntago umuntu nkawe wananiwe kuba warera umwana wawe ugiye kuba wamusigira iwanyu. Imiyo mico ni bwoko ki? Umwana wawe turamureze, aragiye arakuze, uramutuzaniye wowe, ibyo bintu ni ibiki? Igute wowe utazi kuba wafata inshingano nk'umubyeyi ngo ube warera umwana wawe? Ibyo ni ibiki? Twe nta mafaranga dufite yo kuba twamurera. Ariko ndagatangira kuba yavuga ati ariko ubundi mwebwe muri ababyeyi nyabaki? Uyu mwana se koko ibi bintu murimo murakora, uyu mwana ntago mubizi ko ari uwanyu? Egute murimo murikorera ibyo ngibyo n'umutima wanyu ukuri, ariko wababona ukuntu murimo muramparabika kandi uno mwana ari uwanyu. Ibi bintu murimo murakora ni ibiki? Mumparabika, ngiye kuba nahamagara polisi izi byivangemo, bino bintu birakabije, birahambaye cyane, iziba yanabikemura kuko bino bintu isi nabona uko nabivuga. Ibi bintu birahambaye cyane. Umukobwa yafashe umwanzuro, umugore dore ngo aratangira kuba yakikubita hasi, agatangira ati mundebere abantu bose muri aha ngaha, mundebere dore ukuntu nagwishyije ishyano, ikuva niho n'umurere y'umwana agiye kuba yahamagara na polisi ngo ibe yabyivangamo kandi naramurereye umwana. Nyuma y'ibi ngibi ni ibi ngibi unkoreye koko? Unyumvire nyine kandi uyu niwe mama wuriya Nina. Ariko agatangira kuba yavuga ati ibi bintu ni ibiki? Igute nabyaye uno mwana? Ibi ni ibiki koko? Mwabantu mwe, umutima urimo urandya. Umugore utagira umutima wa kibyeyi we ngagiye kuba yahamagara polisi ize yakivanga muri ibi bintu, ahubwo se kagiye kuba yateza ibindi bibazo. Ubwo umusaza agatangira kuba yatekereza ati bino bintu ingombe kuba nashaka ukundi kuntu mbigenza, bitari ibi ngibi biraza kuba byarabura. Agahagurutsa umugore we ati haguruka madamu we, haguruka. Ariko agatangira kuba yareba utyo akavuga ati we, niba ushaka kuba wagenda nga nta kibazo, genda niba ushaka kuba wagenda umwana wawe turaza kuba twamurera, mutwo igendere. Ariko umugore akavuga ati ibi ngibi sarimo ni ibiki? Ubwo akavuga ati nta kibazo, n'ubundi se ko twakureze ugakura ukagera aha, none ni gute twananirwa kuba twarera n'umwana wawe? Ariko umwana agatangira kuba yavuga ati Chloe, ni ukuri winsiga, ndashaka kuba najyana nawe, ntabwo nshaka kuba nagumana na bano bantu, ndakwinginze tujyane, ndashaka kuba ndi kumwe nawe Chloe. Chloe nawe akamanuka gake gake agatangira kuba yareba akantu ukuntu karimo kararira, akamubwira ati Nina, ibintu byose biraza kuba byagenda neza, ibintu byose biraza kuba byagenda neza Chloe. Unako Nina agatangira kuba yamubwira ati ninza kuba nabona akazi ntugire ubwoba, nzaza kuba nagufata, nimbona akazi nzaza kuba nagufata, tugende twibanire. Isi ko bimeze se? Idisi umwana arimo ararira, agatangira kuba yamubwira ko azamwita akamurera, namara kuba yabona akazi azaza kuba yamureba. Ubwo nuko nguko yarebye agatangira kuba yavuga ati genda ugume mu muryango wa Fisha, igihe nikigera nzaza kuba nakureba, nimara kuba nabona akazi nafatishije byakunze nzaza kuba nakureba kandi sinzatinda. Isunyizera se? Nge nzabikora. Nkubwira ati reba neza, niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire uko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo nuko nguko yasezeye ku mwana nyine, ngagiye kuba yashaka akazi mu gihe azaba amaje kuba yakabona azabe yagaruka. Ubwo ariko we yatangiye kuba yavuga ati niko mwebwe n'indi nshuro n'imwe nta na rimwe nzigera mbagirira impuhwe, nzatuma mwunyicyuza ikuri bino bintu mumaje kuba mwakora aha ngaha, ibi bintu nzatuma mubyicuza. Ubwo umukobwa nyine niko yavuze ko aba bantu azatuma bicuza ibintu byose bamaje kuba bakora, kwirirwa batoteza umwana bibyariye, bakirirwa bamutoteza gutya. Ubwo nuko nguko yese atangira kuba yajya kuri wa bandi barewo, agatangira kuba yavuga ati subundi mwagiye kuba mwakoresha
DNA test ni gute bababeshya ngo uyu mwana ni uwanyu cyangwa se ni mushiki wanyu mukabyemera mukajya mwakemeza ko Zoe ari mushiki wanyu? Mwagiye kuba mwapimisha DNA test mukareba kuko niba ari mushiki wanyu mu maraso. Ubwo umukobwa nyine arimo aragenda nawe ashyirishamo Zoe avuga ati mwagiye kuba mwapimisha ngereka nigendere, ndababwiye ntacyo ndakoze, njye ibyanjye ndabivuze. Umukobwa nyine yasize nawe akojeje agati mu nshishi nako mu ntozi harya ego mu ntozi. Ubwo rero nawe yasigaye aho ngaho arimo arabyibaza atari kuzuka ari byo we wajya kuba twapimisha DNA test ko batubwiza ukuri. Ubwo atangira kuba yavuga ati ko kuri mukobwa avuze ijambo, ibintu avuze ni ibyanyabyo, reka tujye kuba twapimisha DNA test tumenye koko niba uyu nguyu ari mushiki wacu. Ibyanyabyo ibyo nibyo bintu bya twakora, bikaba ari ibyanyabyo, ibyo nibyo bintu byanyabyo twakora. Ubwo niko yavuze ati yewe mushiki wacu tugiye kuba twakoresha DNA test. Undi dore ngo amarira aratangira kuba yaza, agatangira kuba yakiriza ati mana yanjye n'ubundi nari mbizi ko uburibwe bwo nzabucamo mpaka mpfuye. Imyaka yose ishize ngewe ndimo ndabashaka, none niba ngibi munkoreye ntimwanze kuba mwanyizera. Ubu se murimo murakeka ko ndimo ndahimba ibintu, ndimo ndabeshya? Mwanze kuba mwanyizera. None se rewo ni ukubera icyo utari muranyizera nka mushiki wawe? Ni ukubera icyo utari muranyizera? Umukobwa we ni umuntu kuba yabeshya ni ibintu bye. Yaravuze ati reka ngiye nigendere nta kibazo, ariko agiye kuba yagenda bamufashe utyo bamubwira ati Zoe wibikora ibyo bintu, wibikora ibyo bintu, nta kibazo ibintu yaravuze wenda niba atari byo nta kibazo, we wigenda turaza kuba twakwitaho. Undi akavuga ati ndeka ndabibonye ukuntu mumfata, nuko nguko mumfata mu gihe ngarutse mu muryango wanyu mwanze kuba mwanyizera ngo ngiye ko ndi mushiki wanyu. None se gute nagarutse ahangaha ntago munshaka, murimo murankeka nk'umuntu uri murinjira mu muryango ntaho ntarawuna mu muryango wa hano. Ni ukuri murambabaje cyane. Ubu murimo muranyita umuntu ubeshya, ariko bakamubwira ati tuza njye ndimo ndakwizera ngewe nyumva ndimo ndakwizera. Ariko agatangira kuba yamwenyura ati urimo uranyizera se? Ubwo agatangira kuba yavuga ati wigendera ku byo rero arimo aravuga, ibyo arimo arakora byose. Ariko papa nituza kuba twagera mu rugo araza kuba yakumva mushiki wacu siko bimeze se, kandi ibintu byose biraza kuba byagenda neza. Agatangira kuba yabwira Rewo ati Rewo waretse kuba watera uno mukobwa ubwoba, wamuretse wenyine ukareka kuba wamutera ubwoba ko ibintu byose biri buze kuba byagenda neza, siko bimeze Rewo. Ubwo n'abandi bose bagatangira ati witeze ibibazo Rewo, bireke mushiki wacu tubanze tumugeze mu rugo, ibintu byose biraza kuba byagenda neza, siko bimeze se, wipanika wikihutisha ibintu. Ariko undi akavuga ati ngewe nshaka kuba namenya neza niba uyu nguyu ari umuvandimwe wanjye mu maraso, nta mpamvu yo kuba nakihutisha ibintu kandi ibintu biri buze kuba byakemuka. Ubwo na wa mu manager waho agatangira ati Mr Sterling we, ubwo nyine ni izina ry'umuryango, agatangira kuba yavuga ati niko bimeze, nta mpamvu yo kuba wakizera ibintu irandaya ivuze, irandaya ivuye hano, nta mpamvu yo kuba wayizera. Uyu mu Miss Zoe ni uwa nyawe, nanjye niko ndimo ndabibona, ugomba kuba wamwizera kuko uno mukobwa nta mpamvu ituma yabeshya. Ntukizere iby'irandaya ivuze ivuye hari. Ubwo nyine barimo baravuga Chloe agatangira kuba yavuga ati kubera akantu gato yavuze ugiye kuba wakanga kuba wakizera mushiki wawe? Ngiye ndeba kure cyane, uyu nguyu rwose mufite ikintu mupfana, uyu ni umuvandimwe wawe, uyu mukobwa ni umuvandimwe wawe, ngiye ndimo ndabishyigikira. Ubwo ariko abandi nabo bagatangira kuba bavuga turi mukobwa iwareze umwana akiri muto akamutana iwabo, uriya nta mpamvu yo kuba wamwizera. Umuntu wabyaye akiga nta mpamvu yo kuba wamwizera, ahubwo yafuhiye uriya bari bakuranye, yamufuhiye cyane. Ariko undi nawe agatangira kuba yasekeramo kuko arimo arumva ko abandi barimo baragenda bamuvuganira. Batangiye kuba bavuga ati niko bimeze, uriya mukobwa ni ishyara aba yagize, yamufuhiye kubera ko nyine asanze ko uriya ababyeyi be niyo mpamvu yamugiriye ishyari. Rewo nawe akagenda abyumva gake agatangira kuba yatekereza, akumva ibintu bose barimo baravuga, ariko agatangira kuba yavuga ati baramponda sinoga pe, n'ubundi ntago nakizera ko yari umuvandimwe wanjye ntarakoresha DNA test, ntago ndabyizera. Ubwo abandi bavandimwe batangiye kuza bakora kuri Zoe bamubwira turi umuhanga,
kandi ibintu byose biraza kuba byamera neza. Si byo se? none aha ngaho reba, DNA test ntabwo turi buze kuba twazikoresha. Siko bimeze se? Twizere. Umukobwa nyine agatangira kuba yavuga ati yego se, yego. Ubwo abandi nyine bakajyaho bakamushimira cyane, ati muvandimwe uri umuhanga, ni ukuri cyane. Ariko agatangira kuba yavuga ati se ni ukubera iki rewo atigeze anyizera? Ni ukubera iki atigeze anyizera mwamumbarije ko nakoze ibintu bishoboka byose kugira ngo nze nk'umuvandimwe wanyu, ariko ntabwo yigeze anyizera na rimwe. Abandi bakavuga ati ntabwo turi buze kuba twakoresha DNA test, ariko se ubundi wagiyeyo tukaba twazikoresha hari icyo bitwaye? Reka tube twazikoresha, hari ikintu bitwaye? Ngwino tugende ngiye nkwitwarire, tugende ngiye kuba nakoresha DNA test. Twagiye, ngwino tugende. Umukobwa yumva ko ibintu byakaze, dore nuko nguko yagiye atangira kuba yakigendesha gutyo, akavuga ati mana yanjye ndapfuye. Ubwo barakebutse ati ibyo bibaye iki? Ni ibiki bigenze ute? Umukobwa yatangiye kuba yakikora mu mutwe avuga ati isereri iranyishe, dore imitwe y'umukobwa. Ubwo bakamubaza ati zoe bimeze gute? Ni ibiki birimo birajya mbere, bimeze gute? Ubwo nyine mama we wanyawe nawe ari aho ngaho arimo arabireba birimo birajya mbere hose, agatangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Ubwo n'umusaza nawe akavuga ati ibi ni ibiki bigenze kuri zoe? Ibi ni ibibazo bihe? Ubwo umugore yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibibazo byanjye bya kera, byarangiye mwanduje, ni ukuri ya ndwara yanjye byarangiye nyimwanduje. Unyumvire nyine umukecuru ukuntu atangiye kuba yavuga, akavuga ati amakosa yose ni ayanjye, kuko buno burwayi nanjye ndaburwaye, none birangiye naramwanduje koko. Mana yanjye we, ibi bintu sinzabyibabarira. Ubwo n'umugabo nawe agatangira kuba yavuga ati ubwo twamwadobutaga icyo gihe cyagezeho umugore wanjye yari arwaye, rero kubera yamwonsaga byaje gutuma nawe arwara ubwo burwayi mama we, cyangwa se uwamureze arwaye. None reba ukuntu byagenze, kandi nta n'ikindi kintu twavuga kuri ibyo bintu. Namwe murimo murabona situwasiyo iri aha ngaho ukuntu bimeze, biragoye kuba mwabyumva. Ubwo akana nako karimo karabyumva kagatangira kuba kazunguza umutwe, ibintu birimo birabera aha ngaha ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo undi batangiye kuba bamuhagurutsa ati Chloe, ati batangiye kuba bamuhamagara ati Zoe haguruka, turaza kuba twagufasha. Ntabwo ubu ngubu ari cyo gikwiriye kuba twajya gupimisha DNA, ngiye kuba namujyana mu rugo. Ubwo n'umusore nyine watangiye kuba yabwira Rewo ati muhagarika kuba mwatoteza uno Zoe, ati ngiye kuba namufata mujyane mu rugo, nicyo kintu ubu ngubu cyihutirwa. Ni kuba twamujyana mu rugo nicyo kintu cyihutirwa. Ibyo byo kuba mwatongana aha ngaha ntago bigikenewe. Rewo nawe yaravuze ati nta kibazo, ni ukuri mufata umujyane. Ati ndaza kuba napanga ukundi kuntu turi buze kuba twabikora. Umukobwa ariko akisetsa cyane kuko imipangu yirimo iracamo, akavuga ati mbega imipangu myiza, rero nta kiza kumbuza cyangwa se kiza kuba cyampagarika kuba naba muri steering group. Ndaza kandi kuba nabona imigabane ishimishije, nta muntu n'umwe uri buze kuba wanyiba uno mwanya. Nivumburiye niboneye tayari nta kintu na kimwe niyo Chloe yaba ari uwa hano ntago biri buze kuba byakuraho kuno mwanya ngiye kuba nawiba. Umukobwa ukamenya ko nyine yisize insenda, nta kintu kiri buze kuba cyamuhagarika. Ubwo nuko nguko yise yiryamira aho hafi, bakatwereka Chloe nawe arimo aragenda, ariko bamuhohoteye, bamukandaye ikiganza kugeza naho amaraso yahajeho. Umukobwa arimo arigendera gutyo, akagenda yikanda mu nda. Ukamenya ko umukobwa nyine bamukomerekeje cyane. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati se ko ndimo ndumva ntameze neza, ibintu biraza kuba byagenda gute? Ndimo ndibaza ati se Nina araza kuba yabaho gute? Ko ngomba kuba nakora cyane nkaba nawe namufasha, kuko ndakeka ko ahantu ari agiye kuba yasigara atameze neza. Uwo ni umukobwa nyine urimo urabivuga ati Nina agiye kuba yasigara habayeho nabi. Umukobwa ariko nawe ari aho ngaho, nawe ntameze neza. Ari kureba urukundo kuba wakita ku mwana mudahuje amaraso, utari mama we, ariko kubera ko nyine bamwirukanye bamumusigiye, aracyamutekerezaho cyane. Mama we yaramutaye, ariko aracyamutekerezaho. Ubwo niko yarebaga hamwe bamukubise, akavuga ati mana yanjye navuye amaraso menshi cyane, nkeneye kuba nakenera akantu k'agasukari mu mubiri wanjye, navuye amaraso menshi cyane. Uwo ni umukobwa urimo urabivuga ngo yavuye amaraso menshi.
akeneye akantu k'agasukari mu mubiri ikamwongerera amaraso, agatangira kuba yakikora akavuga ati ko numva agasereri kamfashe we, agasereri. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati ariko biraza kuba byatwara igihe gitoya, ndimo ndumva agasereri kamereye nabi. Uwo ni umukobwa nyine urimo uravuga ko agasereri kamumereye nabi. Yaravuze ati reka mbe ndyamye aha ngaha, ndimo ndumva agasereri karimo karanzunguruka pore gake gake. Idore nuko nguko yamanutse Chloe, nuko nguko yamanutse tayari ahita aryamaho hasi, nuko nguko yaharyamye. Ariko bakatwereka Sterling ari aho ngaho atangira kuba yavuga ati se uriya mukobwa ko mbona ameze n'ubundi nk'umukobwa wanjye, uriya se wawundira? Ubwo yatangiye kuba yavuga ati uriya ko mbona ameze nk'umukobwa wanjye bitebye. Ubwo nyine yari arimo araca aho ngaho abona wa mukobwa aryamye hariya, atangira kuba yavuga ati uriya ko mbona ameze nk'umukobwa wanjye, ibi ni ibiki? N'amatsiko menshi no kwihuta cyane yese ahamagara Leo, atangiye kuba yamubaza ati se sinababwiye ngo mufate umukobwa mumunzanire mu rugo? Byagenze gute ko umukobwa mutamuzanye mu rugo? Byagenze ute ko ndimo ndamubona aha ngaha, bimeze gute? Ubwo umugabo nyine yatangiye kuba yabaza kunga karimo aramubona. Undi nawe yarahindukiye ati ngo urimo uramubona kandi turi kumwe? Akamubwira ati oya papa, namufashe ubu ngubu turi kumwe, turi mu modoka turimo turajya mu rugo, ngiye kuba namuzana namubonye. Undi rero baramubwiye ko nyine agiye kuba yacyura uno mukobwa mu rugo. Umukobwa byose arimo arabyumva, ibyo barimo baraganira we yigize nkaho arwaye kandi ari maso, arimo arabyumva. Ubwo babandi bandi nabo barabibonye ati yewe Zoe urabyutse. Ubwo nyine bari bishimye bazi ko uyu nguyu ari mushiki wabo kandi byahehe. Bakamubwira ati uraza kuba wamera neza, umeze neza se muri kano kanya? Undi ati cyane meze neza, ndimo ndumva ameze fresh, ibintu byose ndimo ndumva bimeze neza kandi mwese mwakoze. Ariko bakamubwira ati nta mpamvu yo kuba wadushimira, kuko nta mpamvu wadushimira, wibuka se ko turi famiye yawe? Nta mpamvu, ahubwo papa aragutegereje, tugende. Ubwo umukobwa ariko agatangira kuba yavuga ati se papa araza kuba yanyishimira? Undi akamubwira ati nta mpamvu, ntugire ubwoba, ni gute papa atakwishimira? Kandi yari akeneye kuba yakubona, ni gute atakwishimira uramutse ugeze mu rugo ugarutsemo? Ni gute atakwishimira? Ubwo umukobwa nyine arimo aratubura, ntago ari we wa nyawe. Ariko nawe akibaza cyane, afite n'ubwoba kujya mu muryango ubizi neza ko utari uwaho. Ubwo ngubwo nyine yatangiye kuba yavuga ati ariko ngende ndimo ndakeka ko papa atari buze kuba yanyishimira. Ni ukuri. Umuvandimwe akamubwira ati we waretse kuba wavuga ibyo bintu, ceceka aho ngaho, ibyo bintu urimo uravuga ntago ari byo. Ni gute papa ataza kuba yakwishimira? Ni gute papa ataza kuba yakwishimira wowe igihe gishize atakubona? Urumva ko imyaka ishize yose aribwo atari buze kuba yakwishimira, ahubwo ko urukumbuza rufite ari rwishi araza kuba yakwishimira, kuko ni nawe watubwiye ko wagarutse cyangwa se wagaragaye, ni nawe wakubonye bwa mbere. Rero araza kuba yakwishimira nahakubona ugarutse mu rugo. Ubwo ngubwo byose biraza kuba byagenda neza. Undi nyine barishimye cyane. Umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati bino bintu se biraza kuba byakunda. None se ubundi ninde wa nyawe uturuka muri uno muryango? Ubwo n'umukobwa nyine nawe arimo arabyibaza ati uwa nyawe ninde? Ariko agatangira kuba yavuga ati ubundi nta n'impamvu yo kuba nabyibazaho, ibyo bamubona se ni ibiki? Ngewe kari ngewe wa nyawe. Ubwo nyine watangira kuba yavuga ati papa ndabizi, ariko ashobora kuza kuba yanyishimira, ntimubitindeho kuba nyine ndimo ndakeka ko ashobora kutanyishimira, nuko hashize igihe nyine atambona. Abandi bagatangira kuba babyumva. Umukobwa akavuga ati ngewe papa nshaka kuba namumenya, nari mfite amatsiko, nta nubwo nanamurakariye, habe n'umuntu n'umwe nigeze ndakarira. Abandi bakamubwira ati nta mpamvu, reka tube twajya kuba twamureba, kandi nawe arakwishimiye, yifuza kuba yakubona. Ese ko bimeze se? Ntiwishinze amakosa, ntihagire n'uwushinze amakosa, ntihagire uwucira urubanza. Undi nawe ati niko bimeze, nta n'umwe ndibuze kuba nacira urubanza cyangwa ngo nkiraho amakosa, ibintu byose biraza kuba byagenda neza. Ariko Leo arimo aragenda agatangira kuba yakitegereza umukobwa, agatangira kuba yasenguze kuba wagira umuntu n'umwe wanga, kuko nta muntu n'umwe wigeze ugira ikintu na kimwe akora. Buri wese yagerageje kuba yagushaka, harimo uruhare rwishi rwo kuba yagushaka,
nta muntu utaragerageje kuba yagushaka imyaka myinshi ishize. Umukobwa bakamubwira ati niko kuri, ibyo ngibyo urimo urumva ni ukuri. Ati kandi papa ubu ngubu wenda ashobora kuba yatinze kuba yajya mu rugo, wibuke ko kandi aba afite akazi kenshi, isaha n'isaha muraza kuba muze kuba mwabonana mu nyuma. Siko bimeze se? Umukobwa nyine barimo baramubwira bamwisobanura, ariko bakagira ngo ni mushiki wabo kandi byahehe. Undi agatangira kuba yavuga ati se muvuze gute ngo turaza kuba twahura mu nyuma? Bakamubwira ati nyine papa aba afite ibintu byinshi arimo, rero araza kuba yaboneka mu nyuma, ntago ari buze kuba yaboneka muri kano kanya, araza kuba yaboneka mu nyuma. Umukobwa nyine niko bamubwiye, agatangira kuba yakiruhutsa, ariko nyine rero atangira kuba yavuga ati ndaza kuba nashaka ukuntu nza kuba nabyikorera, nze kuba namenya no mukobwa niba ari mushiki wanjye koko. Umukobwa nawe akavuga ati se koko ubu ngubu ntago baza kuba nabamenya ko nturuka muri Fisher family? Uwo ni umukobwa nyine urimo uragenda ubyibaza, agatangira kuba yavuga ati ko nta mahirwe ndimo ndumva, nta mahirwe ndimo ndihereza iyo ko ndibuze kuba nabitsinda bino bintu. Umukobwa nuko nguko bageze mu rugo aho agiye kuba yaba. Ubwo bose barahamagaye ati papa fungura umuryango, twahageze, eti mushiki wacu twamuzanye, twamuzanye. Ubwo bakatwereka umugabo, nuko nguko yaje yitegereje neza, dore ngarareba umwana we. Umukobwa nawe akitsimba, bose kandi buri wese ni ikinyoma, na kuno mukobwa ni ikinyoma, ni igihuha. Ubwo umugabo nuko nguko yarebye umukobwa, ariko nyine ibyo ngibyo nibyo batubwiraga biramutse bigenze utyo, nuko bari kurebana, ariko habanjije haza umukozi. Umukozi niwe waje kuba yafungura. Ubwo niko bahise batangira kuba bamubwira ati yewe misi. Undi akavuga ati papa se ari hehe? Ubwo baramubwira ati papa ntawe uhari, yagiye, yambwiye ngo yagiye kuba yareba sogokuru wanyu, rero ngo birihutirwa cyane, afite uburwayi bukomeye, rero yambwiye ngo rino joro ashobora kutagaruka kuko agiye kuba yagumana nawe, rero ngo sinzi igihe azaba yagarukira, niko yambwiye ngo nze kuba nababwira. Ariko ikintu yambwiye nuko nza kuba nabwira uno mukobwa ngo zoe nkaza kuba namwitaho, niko yambwiye ngo nze kuba namwitaho. Barabyumva ati ibyo nta birenze. Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati yewe misi zoe, waje se tukagenda nkaba najya kuba nakwereka ahantu uri buze kuba wakitegurira, ibintu byose bikaba byajya ku murongo, ngwino njye kuba nakwereka icyumba, ndakeka ko unananiwe, twagiye. Ubwo nuko nguko yaje kuba yareba umukobwa, aramutwara aramujyana, dore ngo barinjiza ikirura mu rugo, bazi ngo ni umuntu muzima, binjije ikirura mu rugo. Ubwo bakatwereka Sterling nawe ari aho ngaho, atangira kuba yabaza ati se bimeze gute, ibya hano byo bimeze gute? Ubwo agatangira kuba yabaza nyine ku bimeze uko bimeze kuri sekuru we. Bakamubwira ati sogokuru wawe afite amaraso nyine umuvuduko ukabije, ariko nyine biraza kuba byakemuka. Muganga yatubwiye ko bari buze kuba bamuhereza imiti, ibintu byose bikaza kuba byagenda neza. Niko muganga yavuze ko ibintu byose biri buze kuba byagenda neza, akeneye rino joro kuba yaruhuka, ibintu byose bikaza kuba byagenda neza. Undi akavuga ati ndumva ari byiza ibyo ngibyo umbwiye, ibyo ngibyo ni byiza, ndagushimiye cyane kuba wahambereye. Ubwo yashimiye nyine umusore, cyangwa se niba ari n'umusaza ntumbaze, yashimiye uyu nguyu nyine witaye kuri sekuru we. Agatangira kuba yavuga ati sogoko, iri joro ngomba kuba ndi kumwe nawe, ndagomba kuba ndi kumwe nawe. Yahise abwira uwari uri aho ngaho ati we genda ujye kuruhuka, njye ndaba ndi kumwe na sogokuru wanjye, we bugiye. Ubwo nuko nguko nawe yahise aza kuba yakicara aho ngaho gake gake, ngo abanza aganirize sekuru we, abanze yumve, abanza amubwire, ntumbaze ngo ni ibiki. Reka nkubwire ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire uko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibibagirwe kuba wakora kuri like. Umusore nuko nguko yaje kuba yareba sekuru, sekuru atangira kuba yamubwira ati muhungu wanjye wahanyarukiye wahageze. Ubwo nyine uyu nguyu ni papa we, nta nubwo ari na sekuru Kigali we. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati papa ibintu byose bimeze neza. Ubwo nyine agatangira kuba yamubaza ukuntu arimo ariyumva, akamufata ikiganza amubwira ati papa byose biraza kuba byagenda neza, ntugire ikibazo, ntabwo ibintu birarangira.
umusaza we nta cyizere nyine aba yifitiye. Umuhungu we akamubwira ati ibintu byose biraza kuba byamera neza, uko byagenda kose ibintu byose biraza kuba byagenda neza, kandi ngomba kuba naguma hano rino joro nkaba ndi kumwe nawe, tukaba turi kumwe. Umuzehe nawe ati ego nta kibazo muhungu wanjye, ntacyo bitwaye, nta kibazo. Umusaza nyine ngo umuvuduko w'amaraso nyine umumereye nabi. Ubwo nuko nguko yahise ajya mu ikote atangira kuba yavuga telefone yanjye iri hehe, reka mbe nagira umuntu mpamagara. Gake ya tayari hari uwo yagiye kuba yahamagara pore. Ubwo nuko nguko yahise afata telefoni batangira kumubwira ati papa. Ubwo baramubwiye ati izo ubu ngubu ari mu rugo yahageze, twamajije kuba twahamugeza. Akamubaza ati se wowe ibintu byose urimo urakora wabisoje, utari muraza sogokuru ameze neza? Ubwo nyine batangiye kuba bamubaza ukuntu sekuru wabo ameze, nawe akavuga ati sogokuru wawe ameze neza, ibintu byose bimeze neza. Ariko akababwira ati ngenda asa kuba naguma hano rino joro, ntago ndi butahe, muze kuba mwakita kuri mushiki wanyu mumwiteho, nicyo kintu ubu ngubu gikenewe. Nge ntago ndi buze mwite kuri zowe. Undi akavuga ati tugomba kuba twabikora papa, ibyo ngibyo turaza kuba twabikora. Ubwo nawe ari aho ngaho muri sala ari kumwe n'abandi bose uko ari bane, ubwo nubwo n'abahungu bane n'umukobwa wa gatanu. Abo bagatangira kuba bavuga ati byose turaza kuba twabyitaho, ahubwo wamuzana aho ngaho akaza kuba yareba sogokuru. Umukobwa yatangiye kuba yakubitwa n'inkuba, yumvishe barimo baravuga ati wamuzana aho ngaho akareba sogokuru, ubundi isogokuru we ntago amukumbuye. Umukobwa yakubiswe n'inkuba kumva ukuntu bahise batangira kuba bapanga ko umukobwa yajya kuba yareba sogokuru we. Kandi si we uno mugabo ndakeka ko ashobora kuba nazi Chloe ndetse na Zoe niba atari ibya filime. Ariko umugabo yaramubwiye ati hoya, isogokuru wawe akeneye kuba yaruhuka, ndumva atari ibyanyabyo kuba twahura muri kano kanya. Ubu ngubu sogokuru wawe akeneye kuba yaruhuka cyane. Abaganga bavuze ko agomba kuba yaruhuka. Icyambere nuko mwamugejeje mu rugo, naho ibyo bindi byo bazaba bahura nta kibazo. Umugabo nyine yakijije Zoe, yaramukijije habuze gatoya. Ibitari ibyo ngibyo haba habuze gatoya, agatangira kuba yababwira ati ahubwo uze kuba wamuhereza, uze kuba wamenya neza niba kagakomo gatekanye k'umuryango wacu. Byaba byiza ukamuhaye niba gatekanye, uze kuba wareba ibintu byose, uze kuba wakamuhereza. Ngo hari agakomo k'umuryango nyine ngo baza kuba bamuhereza Chloe nako Zoe, baza kuba bamuhereza nyine. Batangiye kubavuga tuze kuba wamuhereza kagakomo ukamuhereze nyine nk'umuntu w'umuryango. Ubwo ni bya bindi nyine by'imiryango y'iwabo ntiwamenya karande kanuni ziba zirimo. Ubwo aho hari undi barimo baraza birukankana bavuga ati baganga, yemwe baforomo, yewe mutabare, hano hari umuntu ufite ikibazo, muze mudutabare. Ubwo aho ngaho baje birukanka cyane ati nibiki byabaye, ibyo ni ibiki akagare bakazanye mu bambere, bavuga ati mushyire haha. Umukobwa nyine ukamenya ko ari Chloe bazanye, ntago ameze neza. Ubwo Chloe nuko nguko bamuzanye bamubwira ati buryamye aha ngaha. Chloe ibyiwe ntago byifashe neza, bamuzanye kwa muganga yazanywe n'undi mugabo. Ariko abaforomo batangiye kubavuga ati si uyu mukobwa bimeze gute? Undi akavuga ati no mukobwa mubonye ku muhanda yicaye, rero nimurebye mbona araryamye, rero mukozeho numva ntarimo aravuga, impitamo kuba namuzana aha ngaha. Sinzi njyewe sinigeze nanita no kureba niba yapfuye cyangwa ari muzima, ahubwo mwebwe nk'abaganga njye nabonye yekoreye ibikomere, nahisemo kuba namutabara, ariko ntago mbizi niba akiri muzima. Ubwo nuko nguko abaganga batangiye kuba bafungura amaso ati reka turebe uno mukobwa niba akiri muzima. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bafungura amaso bagatangira kuba bavuga ati hamagara muganga Peterson, ubanze urebe umubwire ko hano hari umurwayi witabwaho ukeneye kuba yakitabwaho. Ubwo agatangira kuba yavuga ati kandi uhita unakora ni fomu cyangwa se nyine ubwo ni fomu cyangwa se fishi cyangwa se bike sombaze. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati umukorere na dosiye yiwe nk'umurwayi urwariye hano muri bino bitaro, ese ko bimeze se? Ubwo nuko nguko yihutiye kuba yajya kuri telefoni y'umukobwa. Umukobwa nyine afite telefoni, nuko nguko yise yihutira nawe kuba yayifata ngo abanze yumve niba hari umuntu w'iwabo w'uno mukobwa yahamagara.
ngo abe yamubwira ko uno mukobwa atameze neza. Ubwo niko yahise ajya kuri telefone iti ahalo. Ubwo agatangira kuba yavuga ati se yaba ari papa w'umukobwa uri hano uri kwa muganga. Ubwo nyine ukamenya ko ahamagaye iwabo, agatangira kuba yababwira ati umukobwa wanyu ari hano kwa muganga, byaba byiza muhanyarukiye kuko umukobwa ubu ngubu agiye kuba yakitabwaho, ntarimo arabuja, ntarimo arakoma. Rero byaba byiza mugeze aha ngaha muri kano kanya kuko umukobwa ibyiwe ntabwo byoroshye, ubuzima bwiwe bushobore kuba yanapfa. Byaba byiza mugeze aha ngaha mukareba niba hari ikintu namwe mwakora. Siko bimeze se? Uwo ni umuforomo nyine arimo arabwira ngo papa w'uno mukobwa, akamubwira ati waza ukaba wahagera ukahanyarukira. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati rero nibyo ngibyo nashakaga kuba nakubwira, niba uri papa we rwose wahanyarukira ukaza kuba wareba umukobwa wawe kuko ibintu bimeze nabi. Undi akavuga ati gute umbwira gutyo ngewe, ibyo ngibyo uri kubimbwira nkandi, niba ari Chloe mureke nta mpamvu, mureke uwo ngose umukobwa wanjye, mureke ahubwo ntiwongere no kuba wampamagara. Siko bimeze se? Ntiwongere kuba wampamagara ngenda bikubwiye, mureke apfe kuko ahubwo ntimunamwiteho, niba akiri muzima ntimumwiteho. Unyumvire nyine umugabo kandi nakaje kirukanka ati nibiki byabaye kuri Chloe, nibiki byabaye, ngiye kuba namutabara. Umwana nuko nguka ngo agiye kuba yamutabara, agiye kugenda dore nuko bamufashe. Akavuga ati bakamubwira ati nta hantu na hamwe wemerewe kuba wajya. Ubwo ngubwo reka nkubwira ati reka ko uyu munsi tugasoreza aha ngaha, tuzahure ku munsi w'ejo. Ariko mbere yuko dukomeza, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse yagushimishe, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace nkubwira ati nahejo.